Reka twongere tubasuhuze ndetse tunabaha ikaze ku gaseke k'amakuru official, dushimira cyane abantu mwakoze subscribe, mukora comment, mukanda like ndetse mukanasharinga kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigera ku bantu benshi, kandi ubwo n'abafite ibikorwa mushaka gukora burya mushatse mwajya mutwegera nta kibazo. Inimero ya telefone biraho hasi ubundi mukaza abantu bakurikirana kano gaseke nyine mukamenya ibijya mbere n'abantu bakamenya ibyo mukora. Ni wa mwanya twihaye rero utari muremure cyane, aho twicara hasi tukaganira cyangwa se tugasesengura amwe mu makuru umuntu abona ko aremereye arimo avugwa muri kano karere. Turicara tukitereka iminota mikeya muri iyi minsi cyangwa se iki cyumweru. Muri kano karere harimo amakuru menshi birumvikana. Turi buze kureba muri Uganda, General Muhoozi arimo arasambaguza buri kintu cyose. Nyuma uretse ibibazo nabonye afitanye na General Kahinda Otafire, umwe muri ba Sekombata. Ubu noneho yavuze ati bidatinze cyane ndaba perezida wa Uganda, ubundi nunge ba perezida Tshisekedi ndetse na Kagame kugira ngo barangize ibibazo bimaze igihe muri kano karere. Ubwo turaje tutere ibipimo turebe uko bihagaze, hanyuma turaza kujya mu gihugu cy'u Burundi. Ejo bundi nahoze mbabwira ko komisiyo ntabwo ari komisiyo ahubwo inteko ishinga amategeko imitwe yombi, ubwo no kuvuga Haute Chambre na Basse Chambre, ubwo n'abadepite n'abasenateri bari bemeje raporo ya komisiyo yashyizweho ni komisiyo yitwa ngo ni Commission de Vérité et Réconciliation, cyangwa se komisiyo igamije kuvugisha ukuri bugeza abarundi ku bwiyunge. Ni komisiyo iteganwa n'amasezerano yarushaho muri bibiri. Imitwe yombi yemeye komisiyo yayo rero basaba ko bemeza ko ubwicanyi bwakozwe mu 1972 ari reka dusimbukire no mu Burundi. Muri kino cyumweru inteko ishinga amategeko imitwe yombi bari bashyigikiye komisiyo, raporo ya komisiyo sévère yasabaga kwemeza ubwicanyi bwo muri 1972 nk'ihonyabwoko ryakorewe abahutu. Bavuga ko ngo hasigaye iminsi mike cyane kugira ngo perezida Ndayishimiye abisinye, ubwo jenoside ibe yemejwe y'abahutu mu Burundi. Abakurikiranira hafi batariko ntago sévère yigeze ikorana n'imiryango mpuzamahanga, ndetse hakaba n'abavuga ati sévère ubanza yiganjemo abahutu kuko na guverinoma n'abahutu gusa barashaka gukora ibintu n'andi bubyite mu buryo bwa gihutu, mu buryo mbese bwo kwirengera kuko rero bafite ubutegetsi. Hanyuma Ndayishimiye perezida rero ati ubwicanyi bwakozwe bwose bwakozwe n'abategetsi babi, indongozi mbi buri gihe zirica. Asa n'unciye amarenga ko atazasinya iyo raporo mbese atazayemeza. Yaba asimbutse umutego ukomeye cyane. Gute? Nuvuga ngo byaganishaga ko hari urebye abo bari gukurikira baza ntuza yayoboye Micombero 1936 kugeza 1970 na kangahe, ateye 1973 yatetse imyaka 10. Ubwo abari abayobozi benshi barashaje. Yego. Ubwo gisigaye no guhiga iki cyangwa gisigaye no kwihimura. Mugafatira ibintu byabo. Ibintu byabo ntibajyahe n'abana babo babifite. Urumva intambara zaba zigiye kuvuka. Noneho perezida Evariste ashobora kuba yabarebye kure. Arebye kure ko dore ibintu ni bibiri. Ngo biraza gusaba yuko dore ubwicanyi bwose bwakozwe bukurikiranwa, cyangwa mukicecekera mukiyakira mukubaka ikiragano gishya, aho abantu bibuka abatutsi bishwe mu 1993 bazira Ndadaye. Aha niho naringiye kuganisha kwemeza iyo jenoside y'abahutu 72 bikozwe n'abadede. Ntago byari buzahite bitanga icyuho ku buryo mu gihe abatutsi mu Burundi bazafata ubutegetsi nabo ubwicanyi bwakorewe bene wabo 1993 bwazahita nabwo bwazitwa jenoside. Ese kuki bayoboresha ubwoko?
ibi ngibi rero ni amahame ya buri gihugu, ni amahitamo ya buri gihugu, ntabwo najya kujija cyangwa se gukomanta ku mahame y'igihugu. Niwo murongo bahisemo. Ahangaha ndajija refe ibyo tubona. ari mu minisitiri wabo w'inshuti yanjye turi kumwe Bujumbura yazanye izi topiki, ndamubwira nti ibyo bintu mu Rwanda ntago bihaba. Aramwe ati ibyo ni iby'iwanyu mugira twe nibyo twahisemo. Ndamubwira nti ariko buriya nimba hari ibintu abanyarwanda bazinutswe nayo moko n'intuza n'amashyaka burya. Mu Rwanda ibintu by'amashyaka nta mbaraga bifite, nta n'umuntu burya urebye abantu ntago barabizinutswe, urumva barabizinuka burundu. Buno bakeneye ikintu cyo kuvuga ngo dufokasinge kuri nuza ku iterambere. Abaryo kintu cyambere nicyo kintu cyambere abanyarwanda bashyize imbere. Nabandi ibyo rero byanyu ese bari barabisibye burundu si burundu, ariko ntago ari wo murongo igihugu kigenderaho. Yego. Kandi abanyarwanda baje gusanga bavukana, kuko ariyo moko muri Kongo bagenderaho ayo mu Rwanda. Ese byo birakora? Kuko ubushize nabyo nigeze kubona abakono bashaka kubyitwaza ngo bimike umwami cyangwa se umutware, nabyo byarashakuje. Ibintu byo kwiregurupa, kwirema ibice, kwitandukanya, ko nabonye mu Rwanda bidakunda. None se birakenewe se? Ese kuki ibihugu duturanye biguma kugendera kuri icyo kintu? Buriya ntabwo Abarundi babona ko ibyo bintu mu Rwanda tubiretse yari aho twavuye twageze. Ni ukuvuga ngo iyo buriya iyo mwicaye mukiregurupa mugendeye ku ikintu runaka, bivuze ngo nk'umuntu ashobora kuba ari muri Nord Kivu ari nk'awuhagarariye, tuvuge ngo ni wa muntu wenda watowe kubahagarariye wenda abahutu muri Nord Kivu, natanga akazi ku kigo wenda ayoboye, haba appel d'offre, azaha abandi akazi, azahera kuri bene wabo. None se mu Rwanda kubica arabona hari meya uyobora iwabo? Abuzwa n'iki kubayobora? Ahubwo hari meya utayobora iwabo. Reka da, abenshi banadukomokamo. Ariko meya wacu twebwe avuka iwacu. Niyo mpamvu wumvaga nkuhakanye. Meya wacu avuka iwacu. Rero kuyoborwa n'umuntu hano twebwe ntabwo ariko bimeze. Ubundi si cyambere ko ari icyo umuntu amarira abantu, kugira ngo icyambere n'icyo apfana n'abo bantu. Gusa bibaye byiza nibwira ko umuntu yajya ajya kuyobora iwabo kuko azi ibibazo byaho n'ibisubizo byaho yabishaka bigakunda. Birangira umuntu agiye mu tubazo tutari ngombwa. Kujya kwihimura kubabonesherezaga kera. Niko se Olivier, dusoreze ahangaha. Nta kibazo, gusa ntituganire bihagije, ariko abantu bamenye ko turi kugenda akarere karagenda kazamo impinduka. Abantu bamenyere, babe hafi, bazajya bagenda bamenya. Kandi ubona nibyo abantu bavuze ngo batutse Kabila, bimbazaho ni se buriya ushobora gusanga nimugoroba yarahise amwandikira ati Gram, ati sorry nta gacupa nta kibazo, ugasanga nta kibazo bafitanye. Ubundi se ntibaziranye se bamuhaye ubutegetsi ngo hari na dokima zabitse yanga kumuha ngo atazishyira kuri social media? Ngo abantu turi kugenda mu bintu abantu bagomba kugendamo gahoro. Abantu bagendemo gahoro. Ibintu politike muri 2025 tandukanye muri 2010 na kangahe, umuntu ashobora kuza akagutuka. Nibuka abantu najyaga nsobanura bambwira ngo Kisekedi ngo azarasa u Rwanda, namwe azarase.
ubizi neza ko gahunda ayifitiye nawe ngo yarabivuze. umuntu arimo ariyamamaza. Ese buriya uku gukorana kwa Tshisekedi na Kabila kutakunze ni irihe somo ugiye gutanga kuri politike Olivier tunasoza? None se urabizi ko bitakunze? Ntabwo byakunze kuko Kabila agaragaza ko yari gutegeka manda imwe agahita amusubiza imari ye. Oya ni ukuvuga ngo ntabwo ariko bye bimeze, yamusigiye igihugu icyo Kabila nzi yamunegosiye, bari kunegosiyeriza abantu biwe kugira ngo bazasigarane umukati, amuhereze imitungo bafashe ntazayibambure. nasi imitungo rege ko akoraho, imitungo ntayazatwara, ntayazatwara. noneho na Tshisekedi afata ubutegetsi, ariko urumva yarasigaranye inteko ishinga amategeko na ntuza na sena. Yari yabisigaranye nawe amurekera ibindi azashyireho ibyiwe, ariko ko ari gushakira abantu akaryo hagati ari yabo, ariko ntabwo wavuga ngo yamukatiye urwo gupfa. Izo ni filime ziba zateguwe za Hollywood. neza yamukatiye urwo gupfa azamwica mukuye he? umugabo yaje muri Rome a mission, yakatiye Makenga urwo gupfa, ariko ejo ndagiye kumwambura n'ubwenegihugu. Olivier reka ngushimire, urakoze cyane, weekend nziza. nta weekend tukigira twebwe, imipaka irafunze. mukoresha ikiyaga ikivu cyo hakuno ntikibahaza. abantu mufite burarirwa, burya uzi ko umuntu ajya no kwinywera igoma ari bwo ibiryoshye. reka se nimusenge kandi ari ihenda musenge Ebola irangire mujye kuryoshya. Olivier reka nkureke naho ikindi gihe. sawa urakoze. Reka nshimire rero mugenzi wanjye Olivier Mukwaya twabanye muri kino kiganiro, ngira ngo nakunze kubibabwira nyine ko tuzaducishamo tugafata umwanya muto tukagira ingingo zimwe na zimwe dusesengura, nawe mujye mushyira muri comment, ariko ushaka ko nawe tuzasesengura na burya wakwandika muri comment ukavuga ariko nayo ndifuza kuzatanga ubusesenguzi. Nta kintu byaba bitwaye rwose, twakumva tukakoresha ikoranabuhanga nk'uko kwa Olivier ubundi tugasesengura. Mujye mukomeza mudukunde, yicara muyikunde, tuzamuke tuzagere mu bihumbi byinshi cyane. Tunashimira ariko nabo tumaze kugira by the way. Mwakoze cyane rero, ikiganiro nk'iki ngiki n'ubundi nakagaruka. Nitwa Alphonse Twahirwa Agaseke k'amakuru, mukomeze kugira weekend nziza. Bye.